Mana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane z'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu we. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Imana ishimwe yabanye natwe mu mwaka urangiye. Imana ishimwe igiye kubana natwe mu mwaka dutangiye. Imana ishimwe igiye gukorana natwe iby'imbaraga. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen, amen. Haleluya, amen. Turashima Imana kuko yaturinze kugeza uyu mwaka, turagushimiye. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mugubwe neza, kuko mudahwema kudugaragariza urukundo mudukunda. Nje nitwa Profete Mazimaka, kandi turabashimira ko mutajya muhwema kudukurikira kuri YouTube channel yacu, tunyuzaho ubutumwa bwiza, amayerekwa, ubuhanuzi Imana ibaduhaye. Imana ibaha umugisha. Hanyuma dushime Imana. Mana turagushimiye ko kuri mu ruhande rwacu nta mubisha. Natwe tugufite nitwifuza undi murengezi. Ingoma yawe niyogere, ni y'abana b'abantu yarogeye. Habwa icubahiro Mwami, upfukamirwa n'amahanga yose, kuko dushoje umwaka turi bazima, kuko dushoje umwaka dushima, kuko dushoje umwaka turi mu mavuta. Wari warabitubwiye ko uzaduha tugasoza umwaka neza, tugatangira umwaka neza, twikingira muri uyu mwaka wa 2026. Imana y'amahoro nihabwe icubahiro. Turagushimiye ko warinze ababyeyi batwite, warinze abagabo, urinda abasore n'inkumi, kandi turakunezerewe cyane kuko utazajya uhwema kutugirira neza. Habwe icubahiro rero mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro nibagirire neza, nibaha umugisha. Wewe utarakora subscribe uyikore, utarakora comment, share ndetse na like ubikore, uraba udufashije kwagura ubwami bw'Imana. Inkunga yawe irakeneye, inkunga yawe irakenewe kugira ngo ubwami bwaguke. Usupportinge umurimo w'Imana mu buryo bwose, mu butunzi Imana yaguhaye, mu bitekerezo, mu nama se, ibintu byose birakenewe ku bwawe. Nzanye message iteye itya. Yesaya yahanuye ubuhanuzi bukomeye 45. Araba ngo nzakujya imbere hataringane maringanize. Hanyuma Imana yamwe ngo nze nkubwire ngo uyu mwaka Imana izajya imbere yawe, iringanize ibitaringanije. Imana izakujya imbere, Imana izakujya imbere. Hanyuma Imana irambwira ngo kandi abantu benshi barimo kwirara, harimo abamaze kwirara ngo turawushoje, ngo turawushoje. Nibyo, urawushoje uranawutangiye, ariko ubu bimeze nko kwinjira mu ishyamba. Iyo umuntu akinjira mu ishyamba ntago abazi kiririmo. Hari umuhanzi waririmbye ngo ejo naho umugabo. Ejo hashobora kuba heza cyangwa hakaba habi. Hashobora kuba heza ku buzima bwawe cyangwa hakaba habi bitewe nuko wagenze. Naho intwari rero nubwo umwaka tuwutangiye, ariko witonde ukontorore neza, umecinge sure, urebe niba uri kumwe n'Imana, utazaba uhetse ingobyi. Umwana yarese kera
ukaba ushoje umwaka uri vide nta kintu ufite, dore ko harimo n'abantu benshi bashiriwe basigaye ku izina ry'idini gusa. Uruwahe nsengera aha mushumba wanjye n'uyu, ibyo ntacyo bivuze imbere y'Imana. Okay, kuba ufite umushumba ni byiza, kuba ufite deresi ni sawa, ariko se mu ijuru barakuzi? Imana yambwiye abantu benshi bamaze barimo kwirara, bari gutegura ibintu bibi by'ibyaha ngo bagiye gusoza umwaka ngo bishimishe. Imana yambwiye ngo abantu benshi bagiye kwandura uburwayi bukomeye. Imana yambwiye ngo abantu benshi bagiye gutwara amadateganijwe. Imana yambwiye ngo abantu benshi bagiye gukora ibintu bizatuma n'umwaka bawusoza batameze neza, bawukomeza batameze neza, bakomeza umwaka batameze neza. Umwaka twawushoje twatangiye n'undi. Imana ibaha umugisha. Imana irambwira ngo abantu benshi bazi ko uyu mwaka ngo dutangiye ari ubisubizo, ariko bishobora no kuba umwaka ushobora no kuba uw'amarira, ushobora no kuba n'uw'agahinda, ushobora no kuba n'uw'umubabaro, ushobora no kuba uw'agahinda kabije. Kandi ikintu wabonye kibabaza, nabonye kigoye cyane, ni ukubabarira i Kanani kandi waravuye mu butayu. Wagera i Kanani ukahahangayikira, aho abantu banezerewe, aho abantu bari kurira, aho bari kwambarira, aho bari kubonera akazi, aho bari kubonera amazu, aho bari kubonera imyambaro, wewe ukahagirira amarira kandi utarababariye mu butayu, ariko ukababarira i Kanani. Biragoye, ni nko kujya ku rugamba ukaraswa na kajorita. Uzi kuraswa n'umusirikare utagira amaguru, birababaza kurushaho. Ariko uyu munsi tuvugana, Imana yambwiye ngo wikwirara, iri shyamba mwinjiyemo yitwa umwaka mushya, ntago muzi kirurimo, ahubwo Imana yambwiye ngo muce bugufi. Imana ibaha amakuru, Imana ibaha amakuru yo kwitangira, ibaha amakuru yo hagati, ibaha amakuru azanasoza. Ibyo bintu Imana yabimbwiye, nuyumva ibyo bintu bihaye agaciro, umpamagare dusengane, kuko Imana irashaka kuguha amakuru y'uyu mwaka dutangiye 2026. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iri Mana erega icyambere n'amakuru mukecuru yuvuga ngo akaradiyo kiwe nago kaje kava ku musego, ngo kugira ngo amakuru atamucika. Ufite yahe makuru y'uyu mwaka dutangiye? Na yahe makuru ufite? Korali yawe imeze ite? Ese muri diakoni bimeze bite? Mu gipasiteri bimeze bite? Mu gishumba bimeze bite? Bimeze bite ko dukeneye amakuru? K'abantu biraye ku bwatitire n'icyubahiro, abantu bariraye, ariko Imana yashaka kuguha amakuru afatika, ukamererwa neza, ukagubwa neza. Imana ihimbazwe. Umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Iri tayasi budashira iteka, kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi, undi murengezi. Imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uruko wahoze, uruko wahoze. Imyaka igihumbi Imana ni myinshi kuri twe, kuri wo wiguwaniye n'umunsi umwe gusa, n'umunsi umwe gusa. Imyaka ijya n'iby'iyi si amazi ahurura, bikibagirana vuba nk'inzozi z'umuntu, nk'inzozi z'umuntu we. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Waturinze impanuka mu mwaka ushize, uturinda amahembe mu mwaka ushize, uturinda ibyo baduteze mu mwaka ushize, waturinze ibitega mu mwaka ushize, amadeni yari kuduhitana warayaturinze, waturinze inzara, uturinda ikimwaro ndetse no guseba. Ariko nubishimirwe ko tugeze muri uyu mwaka wundi
udufashe, uduhe imbaraga zo kugusenga, uduhe imbaraga zo kubana nawe, utumenera amabanga, utwambure konima zayara shika nema irisi nimanga za bonefo. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo buri muntu wese wumvise ubu butumwa ye kwirara, ahubwo ahagarara ashikamye, adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Turagushimiye rero kuko uduhaye umugisha mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ukeneye gusengana natwe wahamagara kuri 078598836009. N'ubundi hari amasengesho y'iminsi 7 tugomba gutangira kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026. Aya masengesho tugomba kuyasenga dushimira Imana, hanyuma kandi tunayiyoboza inzira kugira ngo itumenere amabanga. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.